Muraho neza nshuti zanjye bavandimwe nkuko bisanzwe iyi nigira ikizere rero bavandimwe mbanje kubasuhuza ese muraho mumeze mute njyewe basuhuza nitwa Claire kandi nkomeza no kubashimira ubufatanye mukomeza kungaragariza umunsi ku wundi intambwe ntera nukubera mwebwe kuba nkiri hano nkibasha kuvugira kuri mikoro nukubera mwebwe ndabinginze rero niba wowe uri mushyashya utarakora subscribe nukuri bikore kubera ko nibyo nubufasha bukomeye kuri njyewe kandi nukuri n'Imana iraguha umugisha. So rero ntabatindiye reka dutangire uyu munsi nanone nabagaruriye wa mutumirwa twari kumwe ubushize murumuna wa Jay Polly reka abasuhuze anabibwire murakoze. Biriwe neza muraho abo twabonanye n'abandebye tumeze neza nizere ko namwe mumeze neza. Abibwira amazina yawe. Nitwa urakoze nitwa Mubeza Emmanuel. Mubeza Emmanuel basobanurira uburiwe hari benshi wenda batabashe kureba hari n'abashyashya bari bukurebe basobanure neza uburiwe. Mubeza uri muntu ki nkuko nabikomojeho mvuga ku muvandimwe wawe bishimangire bivuge kuko ntago biteye ipfunwe. Okay, so urakoze nta na kimwe burya cyo kuvuga ngo umuntu araterwa ni ipfunwe n'ikiriho yego barabizi twaraganiriye benshi bararebye wenda n'abashyashya umuvandimwe wazimiye cyane cyane benshi cyane batazi wenda kuba buri kimwe cyose mu nzira naye hose ndetse n'abandi bavandimwe benshi cyane ariko rero igihe kirageze kugira ngo nyine tuganire tuvugane bose batumenye kuko burya agahishwe kazazana amenyo ya ruguru. Yego oya nibyo. Mubeza uri umuvandimwe wa Jay Polly wari warazimiye nkuko ubivuze ariko uyu munsi muri iki gihe wabashije kwigaragaza urashaka guhura n'umuryango wawe nkuko wahoze ubimbwira. None Mubeza twagira ngo tuganirize ubushize twaraganiriye kubw'igihe gitoya igihe kitubera umwanzi gishira tutavuze kuri byinshi. Mubeza rero nagira ngo uyu munsi tuganire wisanzuye utuganirize ntacyo bitwaye twise udusetse aho hase biri kwisi. Wenda ikindi cya gatatu cyakongeraho wenda nacyo kikazaragahebuza mu buzima bwanjye nakundaga amano mbo icya kabiri abagore ndaza ndibuza kuza kuguha ubusobanuro bwabyo impamvu mbakunda icya gatatu nabyere ese umutako ndayisoma reka nababibona bibone wayikoze arakabyara. Okay, nukuvuga ngo ngewe ubwanjye nkimara kuba nabura umubyeyi narabaye cyane bwari ubuzima nyine butanyoroheye ku buryo wenda sinzi hari n'abandi bantu nabo baba bateye nkanjye wenda usibye ko ngiye nabashije kwishyira mu mutuzo bitewe n'amateka ndetse n'amagambo mama yakundaga kumbwira bati ugomba guhora useka ugomba guhora wishimye ugomba guhora uri standby buri kintu cyose urumva mbo ubwo ndibuka akimara kugenda Chantal w'umumama ukuntu wacuruzaga inzoga nawe umugabo we yaramaze iminsi apfuye uri kumva noneho uko nari ndi mutoya ndi kagufi arambwira rero wa mwana we ati dore mama wawe arapfuye aragiye nta wundi muntu wo kukureba nta wundi muvandimwe nta wundi buri kimwe ati kandi hano i Kigali no kugira gute no kwihigira uri kumvangana n'amateka kandi kigaragaza ko wamaze kugucika hahise no kuganira kuri izo nkuru kandi noneho zigushimishije izibabaje noneho ukazibara nk'izishimishije kuba warazirenze uba warabirenze ndabivanga kabisa nuvuga ngo nawe yaramazeho guhumbamo gakeya noneho ngo rutiro wa mwana we tutore nanjye nane iki dore nanjye umwana nari maze kubyara nibiki nawe dolari arakuza nawe yari yigendeye ati rero kugira ngo tubone ikigutungo kugira ngo we mayibo reka twige ubwenge arangura uti wowe hano mfite intebe
urikumva kandi niba mfite intebe okay ni ukuvuga ngo rero uwo mama aramubwira uti nta kundi kubaho ntaho mpinga munsi y'urugo ntaho ngira gute ati nawe urabireba nyine urabizi ubuzima bwari ubuzima bwa Kigali butoroshye no uvuga ngo aguti kugira ngo ujye gusabiriza wa mwana we narakumenye nzi ni wanyu gutya turi kumwe gutya bo mwereke ukuntu tugiye kubikora akabari kanye nagacuruzaga ku manywa icyo nicyo kintu cya mbere ndabiretse sibyo kugira ngo nawe ubonemo umugati ubwo none ko gufiya kareshya ni imikoro kareshya ni imikoro wari cyaka ingahe ubwo cyane ngomwe ki yari myinshi kubera kugwingira subwo wakora iki nyine oza kugwingira ntibibaho nese ko icyo gihe wari ugifite mama wawe wari waragwingishwe n'iki ibibazo nose guhora umuntu ubona mama yipagasiriza wenyine nta wundi muntu umutunze barabizi nabo mama bakoraga ubwo ari gihe tuzazana ubundi uri kumva ubundi ubwo ukuntu byahise bigenda jyaga anyingirana nyine ubwo ataragenda uri kumva nuko wari unshubije inyuma umbwira ngo ubugwingire ngo n'ibiki unsubiza inyuma urumva sibyo yego ubwo nyine kubera kwiheba umuntu nyine niko bigenze bato umubyeyi yarakabyaze nkahinguye ukuntu byagenze nuko ubwo atakiriho noneho yaranguye uti dore umuhungu wanjye agiye kwiga noneho ubwo wowe ngwino hano mfite intebe ndende turayipfumura noneho gucuruza ku itara ry'umutuku buryo none uzajya uza kutugurira inzoga umukiriya sibyo noneho ntago azajya abona ibiri gukorwa sibyo noneho umukiriya noneho intebe aragipfumura ari mugufiya cyane noneho nkinjiramo hano mu ntebe twarayipfumuye hano habaga hari inuza iya taburete uri kumva nkingiye noneho kuko bamukundaga kubi uwo mu mama noneho bakazana inzoga nyinshi cyane yari afite igishoro gikeya nuko ati dupagase noneho akajya gutya umukire yazana nk'inzoga nk'eshanu sibyo nawe yamuguriyemo indi kuko abakobwa bamere mpamvu burya navugaga nti ndabakunda ati yagura inzoga banza wumve amateka reka no kuvuga ngo wiwe rero tumukira nazana amayoga bari kugurana nyande mwitabureti nge nzajya nica meza cyangwa y'intebe wowe nzajya nicaramo gutya intebe gutya ku ntebe nambaye ibishura wowe urimo hano upfumure hano noneho tuzajya dusoma gutya ku itara ribona noneho nshishi hano ufate byere urumva noneho ukuntu byagenze noneho bajyaga baza bose bishimye noneho gusinda ariko ubwo wenda ababyumva ntibagire ngo wenda no kwiba ahubwo ni ubuzima nabo byababaho uri kumva rwose aho kugira ngo ujye kwiba cyangwa bagufatire umuhanda wa buri mubeza wajyaga munsi y'intebe umukiriya agapfunduza inzoga agatereka ku meza yaguriraga na mabuja we na mabuja urabica izaguriye mabuja none mumuguriye ntuza cya kibuga kinini gihenze sinzi ukuntu babyitaga nayo nyine muto rero ujye ugenda uzuzemo amazi urumva nkagicizemo muri wakayifata inzoga original ukayijyana mu cyumba ukazana amazi none nkayizana ukanywa amazi ukagira ngo ari gusinda yani inkuru ni amateka ko mwara amabandi umukiriya akagura inzoga nyinshi za zindi wajyanye mu cyumba arizo wongera ugarura ni ukuvuga ngo wiwe yajya gutya we iyo bamuguriye aragutya n'umuziki irimo yaragutya agatishamo ko nabaga ndimo hano ndi gatoya nkahita nkambakama nkayifata nkagenda nkahita nsukamo amazi nkongera nkagaruka nkayizana akajya anywa amazi avuga ati izi nzoga uri kujyana nizo zigiye kudupagasiriza kuko ziraba ariko nkwa ni igishoro ntabwo twarya mu gishoro nawe rero nibwo bwenge rero bwaje yego intebe murayitobora twaratoboye gutya za zindi zimbaza amadiva noneho nayanya mfata njyana gutya mo harimo akumva kari hafi namuzana ko ntware yana nsukamo amazi meza nzana inzoga akabari yasoma akaza undi mukiriya ati rwose imeze kuko hasi itara ridashobora kuba ryaho n'umuntu gutyo byari ariko tukabaho n'ubwo rero mbwira urubyiruko
abatwumva buri kimwe cyose ibyo dukora ntago ari ubanda ahubwo wenda n'ubuzima buba buciyeho bitewe nuko gukura ukuriye mu buzima bubi niko bigenda kandi rero nyine Mubeza urumva waciye mu buzima bubi cyane bukakaye kugeza aho wihisha munsi y'intebe ukajya wiba inzoga z'abakiri ukazijyana mu cyumba n'ubuzima bugoye ariko buranasekeje yaho gabenanira ni Mubeza ndabyumva waciye muri byinshi ese nta komeza tuterere story ukundi kuntu waje kuva aho ngaho gute byagenze gute ese naje gukora iyo business iraguka byagenze gute iyo business yaje kugira uburwayi bw'umutima uwo mumama rwose ahubwo ni kwa kundi umuhungu wiwe wari waragiye kwiga niwe wahise anjyana ku ishuri ndiga maze kwiga nabwo nongera guhurira na bya bikomere nyine noneho abana biwe uwo mugabo umugore yaramaze gushaka uwo muhungu wo mu mama n'uwo bamwita Fregisi uri kumva nahari ahubwo ndanamushukisha uri kumva none ubwo ukuntu byagenze yanjyanye nyine muri urwo rugo amaze gukora ubukwe urumva ko ari njye wari usigaye hari njye kandi tumenyeranya nsanga hasi buri kimwe cyose ntamba muri urwo rugo uri kumva ukuntu nyuma rero byaje kugenda ahubwo kubera ko nahise njya mu ishuri nyuma kujya mu ishuri nkajya ndusha abana biwe ubwenge abana bakangambanira ntabwo byashoboka kucyo turusha ubwenge kandi twe tubona buri kimwe cyose byanjye nanabyimenyeraga kuko yigeze uwo mu mama cyangwa oya kanze nibuke neza mama we akimara gupfa we yarambwiye ati kurya umunyu ubundi ni icyaha uwo mu mama wanjye niko yari yarantoye kurya umunyu ni icyaha yuriye bishobora kukwangiriza ubuzima ahubwo se byahise ko navumburaga ko uvuka nyine uvukanye ubwenge karisa byaye ko kwari ukumbeshya kugira ngo mbashe gutuza kubera nta munyu mwabona nawe wari uhari nyine noneho mama gawe akakubwira ati impamvu umwana wanjye tudateka umunyu ni uko umunyu ari mubi urumva aho umaze gukurira uciye akenge uriye ku munyu wumva umunyu uraryoshye ihangane ni amateka yahahise kandi ntekereza ko ufite aho wavuye ukaba ufite n'aho ugeze ntabwo rero nta mpamvu zo kubabazwa n'ibyahise ikizere cy'ubuzima nuko byose bishoboka iyo ukiri ku isi byose birashoboka urumva ahantu wavuye nyine abana babo nyine icyo gihe barangambaniye ibiki n'ibiki ngo runaka n'ibiki nyine bitewe no kutabona n'isukari nubwo n'uwo mugore twakoranaga ariko ambwira gupakaza nashaka ko yanamvanagamo n'akanzu kubera ko isukari ntago we yaguhaga ayangera gutya oya najyaga bamutegurira inuzi itasi nanywa nkumva we yanywa nkabona ari guseka cyane none nanywa nkumva biri ancarira none nkajya ngoza bagatagiye naregata nkumva biraryoshye none nyuma nyine baza kumva ndi godonanga nyine udondanga mande bise yewe ndumva bitari byoroshye ntabwo byari byoroshye ariko ushima Imana ko ubwo buzima wabuvuyemo ubu ukaba uri umugabo utaho wikuye ukaba utaho wigejeje nubwo bitari byoroshye none Mubeza ntaribagirwa utanyibagiza watubwiye ko ukunda ibintu bitatu ariko muri ibyo bintu bitatu harimo n'abagore uratubwira ko uri budusobanurire uburyo ukundamo abagore bimeze bite tubwira rero nyine impamvu nkundamo abagore niyo nkomoko kuko rero twakunze kwigaragurana muri ibyo byose nta mugabo wigeze agufasha mu rugendo rwawe rw'ubuzima abagore gusa bivuze ngo abagabo ntibafasha abagabo rwose ntabwo mbakunda nkunda bamere nta mugabo wagufasha bose bo ntitwari duturanye bose bafashije ngiye kwipagazira njya kwiga ntabwo turi inshuti rwose uri inshuti n'abagore niba byaranyuka Mubeza we
kwisi nta mugabo numwe wigeze agufasha nta mugabo numwe wigeze n'abagore no wari ugeze gutya nyine ngo nuko wari umfashije nyine uwo muhungu ariko rero buriya nyine tuve no muri ibyo impamvu umuntu burya akunda kumera n'urubyiruko wenda bazajya babyitonda wenda bagakunda bitewe n'ikindi mu mutima ariko abagore buriya ni ikintu cy'ingenzi banakugira neza. None mubeza ubwo utubwiye ko ukunda abagore ubwo ntiwaba warashatse abagore benshi? Yewe se reka imanaje nyine ariko ni nabyo ese kutajya kunywera mu kabari karimo abagabo ngo ubyemere rero ubwisuku we nta n'urugero ufatira ntabwo ureba ko turi muri pari sibyo Tanzania gusa magana atari mu bivuze ngo niyo mpamvu ukunda kano kabari buri bandangiye ngo nihuri niyo mpamvu ndi kubona harimo abakobwa beza b'amabuno niyo mpamvu ni bano bakobwa ubuje kure abagabo natarana ni bano bakobwa batumuhazi nicyo kintu n'umugore wanjye arakizi narabimubwiye wamubwiye ko ukunda abagore ugakunda nkunda abantu bateraniye abameri numva ari ukuntu biba bimeze kuko regane nabo abagabo rega nabo sibye ko ari njye wenda utinyutse nkabivuga nabo imitima yabo ahubwo ni nyota nanyuka umva nanyuka ya mubeza ufite abagore bangahe? yewe ufite umugore umwe kandi watubwiye ko ukunda abagore ubwo washatse umugore umwe biragukunda abagore ubwo nari nkize mu bwinshi basa wabakunda bose ko ariko abagore urabemera urabakunda turi inshuti nabikubwiye so rero gira inama urubyiruko bavandimwe yego bavandimwe urubyiruko rwanjye yewe mubeza Emmanuel yego wenda mbaganiriye ku buzima umuntu aba yaraciyemo mbivangamo n'akababaro no guseka no kumarira ko aba yanaje gusa ariko ibyo no kwikomeza umutima no gukomeza umutima no kuvuga ngo ibyo ari byo byose hari byinshi cyane ndetse n'urugendo yego niba bavuze ngo umuntu akunda abagore ntibakabyishyiremo bitewe nuko nyine bumvishije muri iryo jambo wenda niko njye mbyumva neza vrema ariko bakwiye kuzajya nyine biteza imbere nkuko nanjye nitejeje imbere nanze guheranwa n'ayo mateka nanze kwirwangira gutya njegajega ahubwo ntiri intambwe njye imbere nanga kuvuga ngo niyahuze ibiyobyabwenge yego gukunda inzoga ntabwo nigeze mvuga ko nyine n'ibiki byose buri kimwe nuko ugasoma akakama amahoro yego nka feeling iyo life yawe ariko muri byose rubyiruko mu nyumva munandeba nitwa Mubeza Emmanuel umuvandimwe wanyu aho muzansaba inama muzansaba buri kimwe cyose nzabibaha ndetse n'abananiwe kwihangana bitewe nuko bavutse nkuko navutse simbaci intege mujye mwitinyuka ahubwo muze kandi mujye mukora ikintu mushakishe igirira ikizere gira ikizere niho muzasanga inama nziza muzasanga byose kuri channel yitwa gira ikizere muzasangaho byinshi cyane nkuko ari kubivuga muzasangaho inama zitandukanye muzasanga n'ubuhamya bw'abantu bamwe na bamwe bitewe n'amateka bagize ahahise so rero mujyeho kandi mukore subscribe like share na comment nukuri Imana izajya ibaha umugisha rero mubeza tuganira kare imbere uko tuzi imbere ya kamera wambwiye ko ukunda hari televiziyo imwe ukunda kureba muri iki gihugu cy'u Rwanda ese iyo televiziyo watubwira impamvu ukunda kuyireba? Yose ese ni impamvu z'abayikoraho ese ni iki tubwire impamvu ukunda kureba iyo televiziyo? impamvu nkunda kuyireba rero televiziyo Rwanda nta n'indi televiziyo njya nkunda wenda no kureba sibyo televiziyo nkunda kureba njyewe nkunda kureba televiziyo Rwanda bitewe n'uriya umuvandimwe wawe nawe yari yarabimbwiye Jay Paul akimara
yarabimbwiye icyo kintu uzakurikirane amashusho media yose uzareba dusa no mu ifoto kandi nawe utisize uzasanga ari umuvandimwe hari umuvandimwe wawe bivuze ngo impamvu ukunda kureba televiziyo Rwanda ni ukubera umuvandimwe wawe uyikora nta kindi Jean Maurice Jean Maurice iyo umurebye ari kuri televiziyo ari gutambutsa ibiganiro ese iyo umurebye ukamubona muri we wiyumva ute wakira ute ndanezerwa ese buretse gato ngira icyo nkubaza mubeza ko ubizi neza ko Jean Maurice ari umuvandimwe wawe kuki udafata urugendo ngo ujye kumushakisha ko cyane ko binoroshye afite adresse y'ahantu wamubona kuki utaragenda ngo umubwire ko muvukana abashe kukumenya umva ibyo nta kibazo kibirimo uko n'umuvandimwe sinzi impamvu mutajyaga mukurikira indirimbo za Jay Polly ubwiwe yaravugaga ngo byose bibaye amina abadapfuye barabonana nkuko nanjye sinigeze mpfa nanjye nkuko twabonanye na Jean Maurice nawe tuzabonana abadapfuye barabonana ariko urabyifuza ndabyifuza uramukunda bikaze Jean Maurice ahantu hose uherereye nugira umugisha wo kubona iki kiganiro ndi kugirana n'umuvandimwe wawe mu by'ukuri umuvandimwe wawe iyo akuvuzeho akavuga kuri famiye ye n'amarira aragwa rero icyo navuga ni nubasha kubibona uzagira ishyaka ryo kuba wahiga uyu muvandimwe wawe kuko arifuza kwinjira mu muryango mbere yuko umuvandimwe wanyu wundi Jay Polly yitaba Imana bari baragiranye ikiganiro kivuga ko agomba kuzamwinjiza muri famiye ntibyakunda yitaba Imana uwo muhigo bahize utagezweho so rero ntekereza ko Imana namwe izabahuza kandi icyo uyu mubeza yifuza ko bwa nyuma na nyuma azahura n'umuryango we kandi ntekereza ko Imana izabikora nawe uzizera Imana izabigukorera iguhuze n'umuryango wawe irabizi neza amen kandi ujye ukomera mu by'ukuri ntago umuryango we ntago kwanga nuko ahubwo utakuzi nibamara kukumenya ndabizi ko bazagukunda nk'uko bakunda kandi bakwishimira bakunda n'abasi gerageza uzababona ndabizi kuko uru rugendo turimo hano ku isi ntekereza ko Imana iduha ikidukwiye mu gihe cya nyacyo wowe ni ikibazo cy'igihe kitaragera ariko igihe nikigera uzabona ibintu byose byikoze uhure n'abavandimwe bawe papa we muhure ndabizi kuko ijambo ryawe rivuga ngo n'abari kure bose izabazana wowe tuza kandi ufata igihe ubihereze igihe ubundi ubihereze Imana izabikora muzahura gusa ariko nanjye Jean Maurice ndamukunda nkunda ibiganiro bye nkunda ukuntu aganira ukuntu asetsa abantu ndabikunda ariko burasi impano yanyu nibyo nawe iyo turi kuganira hatajemo ibintu bya famiye tuhajemo ibintu bya famiye mbona ugiye kure ariko iyo bitarazamo mbona uri umuntu kabisa uri hambo usetsa ariko ni nabyo niwo muryango burya twebwe akoko nagahanze twifitemo ikintu byita ubugenge harya buriya ni ikirani ubugenge ni ubuvumbuzi bw'ikintu abandi bantu batari bazi ubugenge ni ikintu ukora abandi bo batari bazi ikintu cy'umwihariko w'ikintu narabibonye mubeza kuko tumaze kuganira inshuro nyinshi urabizi ariko koko umwihariko murawufite ntago ibyo uvuga ubeshya none mubeza rero mbwira ikintu wifuza urabona hari ukuntu umuntu abaho hano kuri iyi si ariko akavuga ati ukagenda upanga buri ntego paritabe naguciye mu ijambo ry'ikintu uvuga sibyo ubundi ikintu muri njyewe nifuza ni amahoro ku banjye bose sibyo ikindi cya kabiri nifuza ni ukuba abavandimwe bagomba kuba bari amahoro njye nubwo batanze ariko njye mbazi mu bitekerezo bwo kuva kera cyane nari mbazi
urabahorana mu isengesho burya harimo abantu bajya bavuga ngo imana ntibaho gusa ibaho rurema byose rurema bintu burya baho mubeza umva nkubwire ni iki kintu wifuza cya mbere na nyuma wumva uramutse upfuye utakigezeho icyo kintu wapfa n'agahinda ni igiki cya mbere na mbere? nuko mama yigeze kumbwira ati uzapfire mu maboko y'umuryango wawe. Icyo nicyo kintu wifuza? Yego. Nicyo kintu cya nyuma na mbere wifuza? Wari utangiye kumenya, wari untegereje imishinga myinshi, wamfashije kuva kera, wamfashije aho tubonaniye, ngiye gukora buri kimwe cyose, sibyo? Burya ni ibibazo birebire nyine. Yarambwiye uti nzakujyana. Uwo ninde? DJ Paul. Uko ari wowe wamuhaga amateka yose. Rero wambwira uti turacyariho turahumye. Uri kubyumva? Ndabyumva cyane. Tuzabonana bose twicaye ku meza gutya, isura ku yindi. Ese J Paul harya mwarahuye muraganira? Haruguru naye nabikubwiye. Wari wabimbwiye ndabizi, ariko ntiryari mwari mwapanze kuzajya kugira ngo akujyane muri famiye? Mwari kuzajya? Oya, yari pati, twari gukora pati. Hari akarori nako ni n'ikirori, si ngombwa kuvuga akarori. Cyari ikintu cyiza cyo kugira ngo ibintu tubigende neza. Uzi ukuntu nari kumva ameze, nubwo ndi mugufi nari kuba muremure. Wari guhita uba muremure? Ariko bizaba ubisengera Imana kuko byaba. Uzi ukuntu yanyemereye? Tazajyana njyana ngo mfite ikanzu nziza, nambaye n'abisilamu. Famiye yawe ni abayisilamu? Simbizi. Nuko we yakundaga kubivuga ko. Niko yakundaga kukubwira? Ara nyine yakundaga gukoresha. Nirihe jambo utazigera wibagirwa J Paul yajyaga akoresha? Nako yambwiye iyo twabaga turi kumwe, yarambwiye ati jya ukunda Imana. Kandi ukunda Allah. Jya ukunda Allah. Ukunda Imana. Niyo byose. Niyo buhungiro. Kandi abadapfuye barabonana. Iyo niryo jambo yambwiye. Abadapfuye barabonana. Abadapfuye koko barabonana nk'uko Mubeza abivuga. Ntekereza ko Mubeza nawe azabonana n'umuryango we. Rero bavandimwe, inshuti zagira ikizere, ikiganiro cy'uyu munsi tugihiniye aha, tuzasubira ubutaha. Gusa ntimwibagirwe gukora subscribe umwuka byaramwe, nimumfashe nk'umuntu wanyu, kandi ubufasha bwanyu ni ingenzi kuri njyewe. Icyo ntimuzakibagirwe. Murakoze naho ubutaha.